Iyi ni Secret Lovers, ubyite abakundana mu ibanga cyangwa abakundana rwihishwa. Izi ni incamake muri episode ya 6 yatambutse. Mwagiye mubibona, si ngombwa ngo tubisubiremo. Mwabonye ko ibi byagiye bitambuka, gusa icyo mbashishikariza ni ugukora subscribe kugira ngo udu episode twose tuzatambuka mujye mutubonera ku gihe. Ndizera ko mutazajya mucikwa akantu ku kandi. Guhera kuri episode ya mbere kugera kuri episode iyi ngiyi ya 7 tugezeho, nizere ko muri kuyibona fresh. Ukore subscribe kuri Edmond at 250. Turacyari mu ncamake. Muribuka uno mukobwa tujya twita umukobwa ufite ubumuga, yicaye hano hafi ya bosi afite urwikekwe rwa danje, ariko ubona ko n'afite intumbero, uburyo yazanaga amatako agira atya yegera, bigaragare ko hari icyo yari agamije. Aza yisunika ndati ese ushaka iki mukobwa? Umukobwa nimba byumvishe byamubajije, ahise akuramo agapapuro ajya kwandika. Umukobwa ni Bubu. Abayizi ya ndirimbo y'Bubu nayo habagaho umukobwa yabaga ari gutanga akandiko. Mva nyine nari mbonye usa nk'uhangayitse, ndavuga ni reka nze mbe nicaye hafi yawe basi ndebe ko wakwiyumva fresh. Tipa ati wow. Umukobwa abagira atya agatelefone kaba karasonnye, aritaba. Kumbe umeze ute mukwe wanjye? Sha nyine ntabwo naguhamagaye, Josephine yari yansuye, ariko nyine yaje telefone yazimye, ariko nyine ameze neza ubu nta kibazo, yageze mu rugo ameze neza. Okay, nyine nahamagaye nambaye numvira jimije, sinzi icyari cyabaye. Ubu nayo nahangayitse byatari. Reka muguhe muvugane. Sha nyine okay, ndabyumva. Reka nyine muguhe muvugane, yakwibwirira impamvu yari yabuze Josephine afata fone. Umeze ute sweetheart? Meze neza? Sha nyine wihangane kuba fone yanjye yari yagize n'amayinite nayabuze, kandi na mama nawe nabonaga nta mayinite afite, niyo mpamvu nyine ntaguhamagaye, ariko ndizera ko ubu ngubu umeze neza. Gusa ndagukumbuye byatari. Tipa ati nanjye ndagukumbuye kabisa. None se Fred, uri kwiyumva uti? Hako se mwana, ubu nujya ugira ngo mba ndi kukuryarya? Ntuzongeye kubitekereza mwana, mba ngutekereza, nta wundi muntu mba ndi gutekereza. None Rena ari he? Ntawe uri hano. Wa mukobwa se ufite ubumuga? Wameze neza nyine, ubu turi kumwe aka kanya. Muri kumwe? Kubera iki? Muri gukora iki? Ntabwo ndi kwiyumva ikintu mwaba muri gukora aka kanya wowe n'umuntu. Sha twibere muri jaride turi kwifatira ka fresh air, turi kwiyumvira akantu k'akayaga kari aho. Okay, sawa, ntaribi ndaguhamagara mu kanya. Sawa mwana, ntaribi turi kumwe kandi wiyiteho. Josephine yumvishe ko yicaye ahantu. Josephine, ko mbona isuza utari muri mood nziza, bigenze bite? Mama ameze neza, ntaribi. Ako se Josephine we buno abari mu bikira. Mutipe nawe ahita ahaguruka, sigaho umukobwa ahangaha. Umukobwa atari ko si yuwe ni bwoko ki? Ndaza kumuha keya akahita ncomoka. Umukobwa yaragutse ubona ko bimurakaje, nawe nimba ko urukundo kajemo iby'inkundiro byo muri iyi filimi nabyo ni urunobane. Tugaruke hano. Rena nawe ari kumwe na wa mutipe we tutarabona isura ye. Kuse mwana, ubundi ko mbona wagira ngo ufite ikibazo, kutari kuvugana nanjye? Sha nyine boss yaneye stress byatari. Nyine abari mu rukundo na Josephine ku buryo bituma mfuha. Ndababara byatari, sinzi impamvu. Ukababara? Si wambwiye se ngo namukunda? Nyine niko nakubwiye.
ariko nyine uriya mutipe ni umuntu mwiza, urumva ntabwo nabura kumutekerezaho byataye. Yego sha, ahubwo wowe vuga ko uri mu rukundo ureke kwiyumanganya. Ntabwo ndi mu rukundo nawe, ibyo ntubitekereze. Urabizi urukundo, oya wimbwira iby'urukundo, njye ntabwo ndi mu rukundo nawe. Tugaruke hano. None se mwana, Henzi ngo yaje mu mujyi? Ari mu mujyi, ariko nyine naramuhamagaye sinamufatisha. Gusa nyine ntabwo nshaka kongera guhuza nawe. Henzi ntabwo nshaka kujya kumubona amaso ku maso. Uzambabarira ahubwo se tuzahura. None se yaje ryari? Hashize ibyumweru bikeya nyine nibwo namwumvishe ngo yari yaje mu mujyi. Nyamara ibintu uri kwirengagiza. None ubwo umunsi yahuye na Fred nawe mugahura, bagahura, Josephine, umva icyo ugomba gukora wowe. Ugomba guhindura intekerezo. Ariko mama, nakubwiye ukuri, ntabwo nigeze nkubeshya. Mbwiza ukuri. Mukobwa wanjye ndakuzi, kandi iyo nkurebye mu maso yawe mpita menya icyo ushatse kuvuga. Umva se sha, nyine njye nawe nta byadanje birimo, ariko nyine mba numva bosi nakabaye ndi kumuha umwanya byatari, nakabaye ndi kumwe nawe agahe kanini. Ubwo se urakeka ko ibyo byaba ari ibiki? Ahubwo wowe kwiyumanganya byarakunaniye. Wowe uri gukunda bosi wawe, se yaba ari uko urukundo rumera se? Urukundo ni uko ruza. Ubundi urukundo ruza mu ibanga. Ibintu by'ibanga ubona, none nimba ruza mu ibanga nkaba ndi kumukunda, gusa nyine nubwo ari ibanga, ariko nabonye hari na wa mukobwa tubana ufite ubumuga, nawe simukira amakenga. Siko uriya mukobwa azi kwandika akamenya no gusoma. Ejo bundi yari ari gukominikana na bosi bandikiranwa, mpita mbonamo ko harimo akantu. Uri seriye? Ni ukuri? Okay. None ubwo ugiye gukora iki? Sha nyine nabikaze, ariko nyine mba mbona nyine ntazi ibyo ari byo, ariko ngiye kubyigaho. Okay, ngacomoka nyine kanigendere, gusa sinzi ibyo ari byo. Batipa asigara hano, ntabwo tuzi ngo ninde, tubona bayafunze isura. Ariko sha, iyo operasiyo yanjye ngiye kwitangira uyu munsi. Nkeneye gukora akazi kanjye uyu munsi kabisa. Tugaruke hano. Mama, hari agafaveri nshaka kugusaba. Witeguye kukama se? Nshaka Jo, nta kintu nakwima kabisa, ngambwira. Dushaka kujya ko tujya gusura Fred twembi. Wenda tukagenda nko mu minsi 3. Okay. Nta kibazo, twazagenda nta kibazo, tukajya gusura umukwe wanjye, nanjye namukumbuye. Mama, nyine uze kumuhamagara cyangwa reka muhamagare mbimumenyeshe. Aramuhamagara. Fred yitaba. Mama, okay. Fred, mama nyine ngo arashaka ko tuzaza kugusura. Shani karibu niteguye kubakira muzaza. Ako kanya Fred ari kuri telefone, wa muniga twabonye w'isura ntazi ubwoko bwayo. Mu gihe bari kuyagara ngo bari mu rukundo, hari uwatungutse inyuma n'urubanda. Fred akimubona, ariko mama, ko Fred ahise akupa byihuse, abaye iki? Menya hari ikintu kitari sawa. Oya, ubwo wasanga ari network. Kumbe hano hari umujama afashe urubando. Uti wowe urashaka iki? Nicyo nshakaho kweri. Mva, agakino kanjye ngiye kugakina nona, ahubwo wowe busezera ku isi kuko ugiye kuva ku isi. Abangura igiti, wambwiye icyo ushaka. Kumbe wa mukobwa nawe yari ari aho hafi. Henzi nawe aracyari mu gace. Henzi abonye umutipe yabanguye igiti, vuga ati nta muntu se umugizi wa nabira. Ati kuko urashaka iki? Nicyo ushaka ngo? Oya, wowe senga isengesho rya nyuma kuko ugiye gupfa. Agiye kubangura igiti, Henzi abatabariye igihe araza arahirika ingegera. Tipa ahita acaho. Ciye kuri wa mukobwa, umukobwa nawe ati kuyu mujama ntantu naba muzira. Wibuka uyu mujama yigeze kuba ari kumwe na Arena, kandi no mukobwa yarababonye. Henzi yatabariye igihe atabara Fred, ntabwo baziranye. Amubonye gutyo. Sha, urakoze cyane kuntabara. Ni ukuri marayika ukohereje arakabyara. Sha, wibyitaho, ni ibisanzwe. None se uriya muntu uramuzi?
sha wapi tu ni ubwa mbere mubonye, gusa nyine tu yari ari kumbwira ngo ninsezere ku isi agiye kunyica. Ubwo rero sha abagizi ba nabi ko mbona bakomeje kukaza umurego mwana, ni ukuri uri mukuri, abagizi ba nabi basigaye barateye muri karitsiye, sinzi ikintu baba bashaka ku bantu, gusa wowe uri umuntu mwiza wakoze kuntabara. None se ntago ngenda uwo muri ino karitsiye, ariko nyine tu hari umuntu yandi guhamagara akanga kumfata. None se waza basi ukajya kuruhukira mu rugo? Sha waba ukoze byatari, kandi tugende mu rugo. Ahita yakira Henzi, agiye bamucumbikiye, kandi mwibuke Henzi niwe wari uri gukominikana na Josephine. Josephine ari iwabo, Henzi ari hano. Karabaye, karaho filime igiye kuryohera noneho. Araje babanyate, akomeje kuza hano mu rugo, babaye inshuti kuko aramutabaye. Twaruke nawe Rena yibereye hano mu twenda, agiye kubona abona umujama atazi aratungutse. Baraje, uwo ninde bosi? Ese ubundi habaye iki? Kumbona baje bagutwaye mu maboko? Aza aricara, ku gatebe. Hano hari uwabonye uwirukankanaga undi, ariko ntiyavuga ngo byagenze gutya. Yaraza ati umva se, shimira uno mutipe mwana arantabaye. Aranabaye tu, kuko nari ndi kuri fone nibereye hariya muri jaride, mbona umuniga ntazi azanye urubanda ashaka kunyica. Yari ari kumbwira ngo nsezere bwa nyuma, kandi mwibuke uriya mutipe yagambanye n'uyu mukobwa Rena, niwe bamaranye iminsi. Ubwo nubwo wari kumubwira ibyo ngibyo wazidira uko zimeze, nubwo ntazi ngo baba bari gukina izihe. Komeza baganira. Mwese wamubonye ku maso? Wapi, ntabwo nigeze mubona ku maso, gusa nyine tu ntaribi, nubwo yari yambaye masike. Yari yambaye masike? Yari yambaye masike, ntabwo nabashije kumenya isura ye. Rena aramutekereza, yumva aramuzi. Umva se, nzanira amazi nywe nyine tu, kandi uno mutipe umushakire agatebe yicare. Henzi arakomeza arakanura, ageze aho yakagombye kuba ari, ariko we ntazi ko ariho yakagombye kuba ari. Ibuke yashakishije Josephine igihe kinini ngo amenye aho ari, yarahabuze, none ahaguye mu buryo butunguranye. Akoze mabuja, wamuhaye amazi arigotomerera, nuko atizana agakapu kawe mbe nkufashije ushyirire mu nzu. Agira atya, batangira kuganira. Mva mwana, ni karibu kabisa, hano ni ifamu yanjye, gusa nyine Imana ishimwe tu kubitumye unyiza, ariko nyine ushatse wambwira n'izina ryawe. Izina ryanjye nitwa Karebu. Aramubeshye. Karebu cyangwa ufite izina ryiza kabisa, nishimiye kuryumva, n'ubwa mbere ndyumvishe muri aka gace. Kandi mwibuke yitwa Henzi, ariko abeshye ko yitwa Karebu. Komeza baganira, amubwira ati iki ni icyanya cyanjye, narakize sha. Tugaruke hano, yaje kumwereka mu mirima nyine tu, sha hano ni iwanjye, ushatse wazajya umfasha, ukaba uri kugira utwo witaho nyine tu, hari ibintu ni amahoro. Ibi nibyo mba nikorera, mba ndi guhinga, nkorora, wabonye ko mfite n'ibintu by'imbata. Ntari ibi waba utuje. Tugaruke hano, Josephine ari kuri telefone, nimba ari guhamagara ikanga. Sinzi ikibazo cyavutse, ndabona ari gukanura. Umubyeyi arahaguruka ati Josephine, habaye iki? Josephine araza, ni Fred mama, arambwiye ngo hari umuntu washakaga kumwica. Kumwica? Ko numva biteye ubwoba nyine tu, gusa nyine hari umuntu wahise aza aramutabara, ariko nyine ngo baba bagiye kumwica. Nese baba bagiye kumwicira iki? Hari umuntu bafitanye ikibazo se? Mama, nta muntu nzi kabisa bafitanye ikibazo, gusa nyine ambwiye ko hari umuntu wahise aza aramutabara, ubu ngo bameze neza, ariko ntabwo numva ikintu cyaba cyabaye. Sha nyine Imana ni uko itabara tu, ubwo nyine yahise yohereza umuntu mwiza aramutabara. Ntaribi, gusa
icy'ingenzi ni uko ameze neza. Kumbe Fred ari hano, mutipe nawe rwose kaza kamereye nabi ari gutema igihuru. Urebye ibintu by'ubuhinzi nawe umenya abyiyumvamo. Fred aramureba aravuga ati uriya mwana ko mbona ibintu abisobanukiwe ra, hano ukuntu ari gukupakupa ataruhuka. Ati cyakora havamo umukozi mwiza bro. Komeze hano ni mu ifamu ya Fred nyine tu. Hano uwo bita Henzi biragaragara ko hari utuntu ari gutunganya mu murima kandi abyishimiye nk'umuntu bahaye icumbi. Abizi iyo ugiye hano ukagucumbikira ariko ntibaguhereze imirimo hari igihe bikubangamira. Abantu nabo bari bapanze kujya gusura Fred, ndabona bari bambaye neza babukereye nk'abagiye iyo koko. Umukobwa na nyina bagiye gusura umukwe. Barabyambariye. Dore ngabo bafashe akamodoka byaca bari fasita bahise bagerayo ako kanya. Aza rwose Fred yabiteguye ati abanza kwisuhuriza umusheri, kurikizaho nyirabukwe ati ni karibu mama, muzane tubakire two dushaza mama nzaniye. Umubyeyi atangira kurangaguzwa, burya ni hano umukobwa wanjye atuye. Ese Fred bakubabaje? Wamenye se umuntu wari washatse kukubangamira? Oya meze neza nta kibazo. Ese umuntu ubundi yashakaga iki? Yari kukubangamira gusa? Sha sinzi tu, yaje hano nari nimereye neza, mbona nyine bitunguranye angezeho n'igiti, sinzi icyo yashakaga. Josephine nyine se wajyanye mama mu nzu akaba aruhuka? Sawa reka mujyane. Aje ariko umukecuru arangaguzwa wagira ngo ageze ibwami kandi n'ubundi ndabona ntaho bitaniye n'aho aturutse. Josephine araza ati mama wamubonye se? Amugejeje sha, ariko komeza kuza yitsimba. Araza aba yinjiye ahangaha, imba ari muri tuwarete, imba ari muri dushe. Araza arahumiriza ati mama ndagushimiye ko waturinze ukarinda mama tukaba tugeze aha amahoro. None rero mani ndakwinginze kugira ngo uru rugo uruhe amahoro kandi urinde Henzi ntatunguke ahangaha. Ni ukuri Mana, aramutse aje we byaba ibibazo. Bisabye nkwizeye mu izina rya Yesu, amena. Kwita agasengesho k'ubwana. Aragaruka hano aza kureba umugabo we. Mama se wamubonye ati sha mama wawe se ubizi ko ahora ari simati? Mama aba ari simati igihe cyose, utazamureba ukuntu. Mama wawe se shaho komeza baganira, kumva ako kanya isengesho avuye kuvuga ngo Imana imurinde Henzi ntaze. Sha Josephine wa mutipe wanabaye n'ubu hindukiye akubitwa n'inkuba ati karabaye. Uyu nguyu yageze ahate? Uyu nawe akubise amaso ati ndapfuye. Ibi bibazo dore ni uko bose barebanye, yakubiswe n'inkuba abonye Henzi yageze aha. Amatsiko azashira muri episode ya 8. Mukomeze muryoherwe na kano gasiri kacu kitwa abakundana rwihishwa. Yari Edmond atubakunda byatari. Ciao ciao, dusubire muri episode ya 8.